azigukiza iz'abanyabyaha baz'abarwayi Yesu umugaba zarakiza. Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe kandi nkwifurije igitondo cy'umugisha. Dukomeje kwigana igitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, aho uyu munsi tugiye gushyira umutemeri ku cyigisho cya gatatu kivuga ngo ivugurura mu by'ubuzima n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ni kuri paji ya 80 n'iya 81, kandi nkurarikira gutegera amatwi aya magambo witonze, bitari ugupfa kuyumva gusa, ahubwo usabe n'Imana kugira ngo igushoboze kuyagenderamo. Ibyanditswe biravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima. Hari impamvu ikomeye Imana yemeye ko ibi bintu bitangizwa, hari impamvu ikomeye Imana yemeye ko iki gitabo twari dusanganywe noneho habaho kukiga mu buryo bwimbitse. Ingingo tugiye gusorezaho iki gice cya gatatu tukazatangira icya kane cyiza cyane, ni ingingo ivuga ngo gukuraho urwikekwe, kongera ubushobozi. Urwikekwe rukwiriye kuvaho kandi n'ubushobozi bukiyongera. Iyaba abantu barushagaho guha agaciro ivugurura mu by'ubuzima, amenshi mu magambo y'urwikekwe atuma ukuri gukubiye mu butumwa bwa marayika wa gatatu kutagera kuri benshi yata agaciro. Igihe abantu bazakangukira iyi ngingo, inzira yo gusobanukirwa ukundi kuri izaba imaze gutegurwa. Abantu nibabona ko turi abahanga mu byo kugira ubuzima bwiza, bazaba biteguye no kutwizera igihe tuvuga iby'amahame ya Bibiliya twigisha. Mbese iyi ngingo irumvikana neza? Uyu mugabane w'umurimo w'umwami ntiwitaweho uko bikwiriye, kandi kubwo kuwukerensa hari byinshi abantu babuze. Itorero niriramuka rishyize umwete mwinshi mu murimo w'amavugurura Imana ishaka gukoresha iritegurira kugaruka kwayo, imbaraga z'abizera zizarushaho kwiyongera kurenza uko ziri ubu ngubu. Imana yavuganye n'abantu bayo, kandi yiteze ko bayitegera amatwi bakumvira ijwi ryayo. Nubwo ivugurura mu by'ubuzima ubwaryo atari ubutumwa bwa marayika wa gatatu, byombi bifitanye isano n'ingoyi, bifitanye isano y'isanga n'ingoyi. Abantu bose babwiriza ubutumwa bakwiriye no kwigisha inyigisho z'ivugurura mu by'ubuzima. Iyi ni insanganyamatsiko tugomba gusobanukirwa kugira ngo tube twiteguye guhangana n'ibihe bitwegereye, kandi ikwiriye guhabwa umwanya w'ingenzi. Satani n'abambari be barashaka gukoma mu nkokora y'umurimo w'ivugurura, kandi bazakora ibishoboka byose ngo bakure umutima, banateze ibirushya abiyemeje kuwukora. Ariko nta muntu ukwiriye gucibwa intege n'ibyo, cyangwa ngo areke umuhati we kubera ibyo bikangisho by'umwanzi. Umuhanuzi w'Imana Yesaya atubwira kwigira ku mico yaranze Kristo agira ati, ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi. Amen. Yesaya 42:4. Nuko rero ntihakagire umuyoboke we uvuga ibyo gutsindwa cyangwa gucika intege, ahubwo ujye wibuka igiciro cy'ikiguzi yatanze ngo acungure umuntu atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Umurimo w'ivugura mu by'ubuzima ni inzira Imana ikoresha kugira ngo igabanye imibabaro kuri iyi si yacu, no kugira ngo yeze itorero ryayo. Mwigisha abantu bamenye ko bashobora kuba ibikoresho mu biganza by'Imana, kubwo gufatanya n'umwigisha mukuru mu kugarura mu bantu imbaraga y'umubiri n'imibereho y'iby'umwuka mizima. Uyu murimo washyizweho umukono n'ijuru, kandi uzafungurira imiryango izindi nyigisho z'ukuri kw'agaciro gakomeye. Umuntu wese ushaka kuwukora abishishikariye azabona umwanya. Imana rero iduha umugisha. Mbararikiye icyigisho tugiye gukurikizaho cya kane cyitwa imirire iboneye. Imana iduhana umugisha.